none tubahaye ikaze mu nkuru n'ibiganiro byacu bitambuka kuri Mama Nana Official The Blessed TV karindwi. Amahoro, imigisha Imana itanga amafufu n'amafaranga bibakubite di. Mwumve muguye neza, nimba utameze neza mu buryo bw'umubiri urwaye cyangwa urwaje wawe, kandi nanone ukaba utameze neza mu buryo bw'agafaranga. Abantu benshi bagira depression iyo nta gafaranga bafite. Mama Nana cyane cyane abagabo warabibonye. Yego, Imana rero ibahe urufaranga kandi mu rukirigite mufatanye n'abera bayo gushima Imana ko imara inzara y'amafaranga. Nitwa Sipiyanta, ndi kumwe na Mama Nana Official. Ufite ibintu byinshi byo kuvuga Mama Nana. Uvuga ntari. Abivuga cyane kabisa, umeze neza. Meze neza, ndashima Imana. Meze neza, ntacyo nshinja umwami wanjye kandi n'abakunzi banjye. Abankandiye subscribe, comment, like and share. Mu majyaruguru y'u Rwanda, mu majyepfo, iburengerazuba n'iburasirazuba, ndetse no mu gihugu hagati. Nibagiwe nabi Rwotamasimbi. Ndabashuje bose mu izina rya Yesu Kristo. Bajya bavuga ngo intara ya gatandatu ya diaspora. Intara ya gatandatu ya diaspora. Abantu mu nzira niyo hari umusaza ngo uba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Akunda kubi rwose. Naona musoza rwose, Imana umugisha umusaza. Akunda ibiganiro byacu, niyo maze kare ntabishize aramamagara kandi atsawa amahoro. Nkamubwira ndamahoro cyangwa se ndarwaye, ndamusubije no kuri Imana umugisha. Cyangwa se na megabyte ufite se kugira ngo ntabwo nabivuga bitabyuka gusabiriza. Ariko wajya yuko iyo Mama Sipire ataboneka ariko nifo kumva. Ibyo ngibyo ntabwo twabyita gusabiriza, babyita gutanga impamvu ku bakiriya. Ibyo bintu ntibizongere kuguhangayikisha. None megabyte none hanyuma rero tugiye kuganira ibiganiro byubaka umuryango ndetse tunagira uruhare rwacu dutanga mu bitekerezo. Nabwiye abantu nibumva turi gutanga ibitekerezo ntibazajya bagira ngo hari uwo turi kurimiraho itaka cyangwa duhagaze nk'abacamanza, ahubwo tuba tugira ngo umuryango wubakike. Hamaze igihe havuga inkuru y'umugabo w'Umusanze wifashe rwose mu mibereho ye yabanye n'umugore we n'abana be, ari mu munezero. Bamwita Pastor Nemeye mu mugwizatunga y'Umusanze. Waba waramwumvishe? Yahohoteraga abana cyane n'umugore ageraho amufungisha yitwaje ifaranga ryo mu mufuka. Abanyandikiye barangiratuye Nemeye, mwebwe nimumuzi ntitwagira icyo tuvuga, ariko ni umupapa utarabaye umupapa mwiza. Niki twabwira abagabo bateye gutya nka Nemeye? Wagaragaye ni Nemeye ndetse n'umudamu yarafunguye, yavuga ati icyiza no kutakomeza kuza kuri social media. Igitekerezo cyawe? Sitiyatengeza ndababara nshaka no kurira. Hari abagabo bateye gutyo imbere y'abantu benshi. Hari umugabo mwiza cyane igitangaza, akamutetesha umugore imbere y'abantu, yewe n'isakoshi akayimutwaza, ariko bagiye ahiherereye akamucura bufunwe na buhoro. Niyo nabwo ko aratamushaka, niyo yaramushatse kubera ko biri ngombwa ko ashaka, ntabwo mbizi shinge no kuri iyo Nemeye. Iyo mbere afite n'ubutunzi, yari afite na gereza mu nzu afungiramo umugore. muri igihugu cy'u Rwanda se kuki uwo mugore yabyihanganiyaga? Ariko hari abagore dufite bameze gutya, yangaga kumena amavuta ya pasiteri. ati ntazamenera nangiza seveye n'umugabo wanjye, reka nihangane. Iki niyo nabwira aba bagabo, ni ukuri reka mbabwire, uretse no kuba Leta y'u Rwanda, Leta y'ubumwe itabishyigikiye itabikunda, n'Imana ntibikunda, izamuhana rege izamuhana nticuze bitagishoboka. Hari n'abagabo bameze nka Nemeye, njye hari n'abenzi
mu bantu mu ruhame akagaragaza ko akunze umugore akanamuvugiriza umugore mwiza igitangaza afite umugore witonda afite umugore mwiza uteye neza ariko yagera imuhira akavuga ati ese uri umuntu mbese buri kintu ko ntazi n'icyo uri cyo akamwicisha inzara hariyo nzi ibyo live nzi niyo nadukurikiye abyumve ni umugabo mubi cyane ahinduka umugore yabanye nabyo abana nabyo agahinda kakamwica abagore benshi bafite barwaye indwara ziterwa n'intimba kubera ko ntacyo kuvuga afite kubera ko ntacyo gukora afite yahamagara umuryango w'umugabo akamutekereza ati umuhungu wanyu umeze gutya na gutya reka bitubeshyirira umwana ntabwo umwana wacu ateye gutyo yarabaye amabara ahantu hose kubera kumukubita afite ikabure munsi y'igitanda uko agiye kuryama agakubita kandi bwacya mu gitondo agahita ajya mu isoko akamuzanira ibitenge amasakoshi ngo nibyo kumusaba imbabazi abandi batufite umugabo mwiza abandi bamubona bungana amasakoshi n'ibyo bitenge byiza bati abandi barahiriwe barashatse umunsi uhamagara umudamu w'inshuti yaramwereka umugongo ukuntu wabaye aravuga ati ibyo bintu ukabibika ukabibana ntibishyikirize ribu ati ukaba ari ugusenya urugo rwanjye ati ukaba ari ukwica abana banjye nabi nimujyana muri ribu baramufunga abana basigaye bavuga ati mama yafungishije papa n'inzara ibice cyane ko rero amubujije gukora dufite abagabo b'abakire bambare banyumve bafite amafaranga bagezeyo agafata umugore akamugira nk'igitorosho mu rugo atuye ntabwo wemerewe gukora yicara hasi nemera abana kandi uwo mugore afite umuryango akeneye gufasha ntabwo ari ibyo umugabo ati mama wanjye akeneye umwenda ntabwo ari ibyo umugabo wanjye ati umugabo ati mama wanjye ararwaye cyangwa se muri mama wanjye bamwirukanye ku ishuri ibyo ntabwo bimureba ikimureba ni uko agomba kwicara mu bakarera abana kandi akamwihaniza iwabo ntibamenye ikibazo kiri mu rugo ubwo icyo gihe umugore atagirana bifu nawe iwabo ko yageze mu rugo rukiza akabirengagiza akabibagirwa kandi biturutse ku ki biturutse ku mugabo ese uwo mugabo uwo mugore urumva mu mutima wameze ati yarabuze yarashize kandi no kurya arya ibyo umugabo ashaka ntashaka kumubwira ati ndumva nkumbuye akanyama niyo umugabo atazishaka ntacyo uvuze urarya ibyo umugabo yategetse ubwo buzima abagore benshi babubayemo niba twaravuganira niba twarabwira nabo bagafunguka ubwonko bakivuganira sinzi ikintu twakora twabaha ibitekerezo ukurikije kuri iyo nkuru y'Umusanze nayibonye ku kwezi nanjye nyikoraho ndetse mama Minyoni ndamubwira ati hari igihe bibaho ko abana basuzugura umubyeyi mu by'ukuri abanyandikiye aho bati wanyu umunyamakuru we ibyo uvuga ntabyo uzi kuko nemeye mu mugabo mubi ikimenyimenyi hari umugabo wakoze kontabilite ngo mu mwaka w'ibihumbi 2010 gutyo 2009 ngo ayibonera neza n'amaso ye umugore abayeho atotezwa muri ubu buryo bukurikira bamushakiye umuzamu yajya ajya gusohoka akamera nka kwa kundi twinjira mu bigo by'amashuri cyane cyane bya kaminuza niho wandika ko winjiye wajya no gusohoka ukongera ukivuza ko usohotse umugore yinjiraga mu rugo rwe akanasohoka mu rugo rwe n'urwo ruzitiro wari waramushyiriyeho yarangiza agatuza mu by'ukuri uyu munsi noneho ndi hano mvuganira abagore abagore barabaje abagore bafite ibibazo byinshi cyane abagore babuzwa akazi abagore babuzwa imirimo iyo ari yo yose yarangiza akaba nk'ingoma y'abaporoso akwitwa mu gitondo na nimugoroba bigatuma n'abana bamusuzugura umugabo nk'uwo nguwo nta nubwo yirahisha umugore abwira abana turiya nimubona buriya umwana muto kubera ko umwana w'imyaka 3 kuzamura kugeza mu myaka 12 ntabwo abazi gupfa n'igikira icyo umubwiye nicyo afata niba ubwiye umwana ngo se yarananiranye abifata ko yananiranye
niba ubwiye umwana ngo nuko ni ikigoryi abifata koko nk'ikigoryi kuburyo n'umwana mugera imbere ati wese uvuze iki akirengagiza ko ari nyina wamubyaye hari abagore babaho muri ubwo buzima kandi noneho umuyobozi n'ibibizi noneho n'umuyobozi rimwe na rimwe bibizi imana imbabarire si bose hari abayobozi b'inyangabirama akahamagara mudugudu akamwicaza niba ari nabyo akazimugurira akazimuhata bamubaza imibereho y'urwego akavuga ati reka urugo rumeze neza kubera icyo afite icyo yamize yononeye niba ari uko ateye yifatiye abayobozi gutya yari yarabafashe kugera ku rwego rw'igihugu hari n'amafoto ngewe nabonye naperereje neza igisobanuro cyayo ngo nyamenye ari kumwe n'umukuru w'igihugu hasa nkaho bari kumuha agashimwe nyine ariko perezida wacu icyo kintu cy'uko azahaza umugore ntacyo azi ntacyo azi kuko yarakizi icyo mukunda uriya mupapa yamukanyaga rwose ibyo ntabyo yazana hari ijambo yigeze akoresha bituma mukunda baravuga ngo umugabo ntazakwice nabi ngo uzane bya bintu ngo niko zubakwa ashobora kuba ahabwa amashimwe ni wa wundi ugukanyaga uwo mugabo akagukanyaga ariko akagira ibyo akora leta ikunda ko abantu bafasha abaturage leta ni umubyeyi kandi tubigizanye kuri siti hata ndaje nishyuriye abaturage mituweli 1000 abaturage 1000 ndishyuriye mituweli de sante gitifu murenge ntazi ibyo nkora arabizi hari igihe n'urugero genda kuguha wenda ntabwo abizi ariko gitifu w'akagari arabizi ko nananiranye yewe hasi mu mudugudu mutwara sibo byose barabizi ariko kubera kubapfuka umunwa baraceceka ntibavuga icyo gihe rero mutasingize ngahabwa n'umudari wishimye ko nafashije abaturage ariko babizi hasi bagahita bagira gute bagahita basigurirwa abayobozi bo hejuru bati ntubona abatangiye bitugikwaha kugira ngo batagira gute batamukanda ariko ni ukuri nzi neza yuko uyu mugore ateye intambwe akajya muri haguruka akajya muri iyi miryango one stop center ndabona ndisaziye sinde mbasha no kubivuga umva Isange one stop center akivugira akerekana n'ibimenyetso uwo mugabo bamuhana byo ntangarugero ibimenyetso umugore yageze igihe nyine arabirambirwa abana be bamaze gukura baravuga ati rero aka gahato ndetse no kugukandamizwa no gutsikamirwa kwa papa dukorera abana bamwe ntibari barigeze biga ati reka tujye kurega papa bajya mu buryo bwa gatanya na za divorce habaho gutandukana ariko nanone umubyeyi akomeza gukandamiza cyane abana be n'umugore we kandi nanone aho bajyaga kurega babona umwavoka inkuru ivuga ko umwavoka bamugiriraga akaza akabwata urubanza rwamusinyuruburanye ubwo ni umwavoka wo ku ruhande rw'umugore abantu bose abo bageragaho bose basangaga badashyigikiwe kugeza ubwo umugore afungwa ndetse afunzwe n'inzego zibishinzwe Rwanda Investigation Bureau ubwo ni yita umuntu muri yo urumva amakosa yose bayaherekeje ku mugore urumva ahantu ibyo bintu biba bigeze ifaranga n'imisemo kweri ko turi mu gihugu cyubahiriza amategeko abayobozi bakora ibyo ngibyo basenya umuryango nyarwanda ni bamwe na bamwe si bose bamwe na bamwe ariko barahari bamwe na bamwe ariko barahari abo bose rero bamana natuza ngeze ku muryango ku rugo rw'umugabo n'umugore ntakoresha sitanta amarira aragwa kubera yuko umuntu akoresha urukundo adafite akakoresha urukundo adafite wajya akakwica nabi akaguca ifuni na buhoro ntibirege n'urege ntabwo akumva ni kwa kundi urega n'uregera nk'uwo mugore ugize agahinda n'intimba afite bamana na polisi ariko umuryango wongera abagore yagombye guhaguruka ni ukuri kwiye guhaguruka ariko buriya buri gihe cyose ikinyoma cyicara ku ntebe
ariko iyo cyahagurutse ukuri kukicara wahekwaga ari ingenzi iyo nemeye wigize karaha kajya hehe igihe kizagera umwongereza navuze ngo one day bizamugarukira bibiliya ikatubwira ngo ibwira bikora nka kuyorera mukibwira yuko mpanye nawe ngo ariko nzaguhana mbishyire imbere y'amaso yawe uko bikurikirana hari igihe azagira gutya ajya gukubita umwana mwici kandi iyo yishe umuntu ntekereza ko abayobozi barya ruswa be sha ntacyo yakora bazamufunga ukuri ko kujya ahabona kandi Imana ishimwe ko nubwo abana bagiye nabi bakuze abana bazageza igihe bagaragaza ukuri umugabo amenyekana kandi n'abandi niko bameze aba bayobozi dufite aba bakora mu nzego zikomeye zo hejuru abagore babo nta jambo bafite ntabyo si bose kubera ko bavuga ari kijyana akora mu karere visi menshi ingimere myiza n'urugero ni ukomeye mu nteko nshingamategeko bene abo ngabo umugore abira ijambo kandi ariyo bakagombye ahubwo kubahiriza amategeko bagaha agaciro umugore n'aba bantu bizeho ni ukuri perezida Kagame bibanga injiji mbi n'iyizi aba bantu bize ibintu bakorera abagore babo njye nagiye mbabona kenshi akamusuzugura rwose ukabona yamucira amazi ukabona nta jambo afite ariko bakwiye kwikosora kandi ari umugore we yemeye gusiga iwabo asiga ababyeyi araza asanga umugabo ngo babane ngo bubake reka nabyo sitihanta uyu munsi bakunda kuvuga abagore bananiranye ntabwo umugore apfa kunanirana buri mugore ajya kunanirana ariwe wamushotoye ariwe wamubanje hari umugore nigeze kubona ujya agacinya inyuma umugabo we cyane ariko arigira umuyobozi nza kumwegera tungana ariko kuko nanjye nigeze kumwibonera tungana ariko kuki ucinya umugabo wawe yacaga inyuma umugabo we ku bagabo bakomeye cyangwa arazaraya oya abagabo b'abasirimu ababikora harimo abazamu n'abagore b'abakire kuko ntibamwemerera gusohoka ntabwo bamwemerera gusohoka ngo ajye hanze reka ngo urugero rw'impamvu profita azamu wa mugabo we amushyiraho stress kandi ati wowe wicara aho ndabura abana nta burenganzira bwo gusohoka hano ufite uzajya usohoka ugiye ku isoko yewe yamugipfa n'agasoni akamwemerera kujya gusenga niyo hahandi usanga wa mugore yakundanye na shoferi niyo mugabo ari kubona hafi aho kuko niyemerera gusohoka kandi umugabo we ahora muri misiyo ahora muri misiyo zidashira akamushyiraho n'indeza akamushyiraho abazamu akamushyiraho ababodigadi bamucunga aho ajya hose izo akavuga atoke ibiryo ndabifite ndarya ngahaga imyambaro arayigura nubwo amesha umutwe gutya atemera ko nsohoka ariko icyo nabuze ni kimwe ya meza ya gatatu tujya tuvuga kandi koko nkubwize kuri sitihanta wariye wahaze ukabura ameza ya gatatu ubushaka ibintu ntacyo uba ufite ndi kubikubwira ndi kuri kamera ndi umugore none se hari igihe tuvuga ibintu bakabyita uburaya ariko nta buraya burimo kuko Imana ijya kubirema yabonaga ko bikenewe yabonaga ko umugore akeneye umugabo n'umugabo akeneye umugore niba asengiranye umuntu we akamufunga ngo atazabibona arakora ibishoboka byose abishaka niyo handi ujya kumva ukumva umugore w'umucuruzi ukomeye arimo arakundana n'umuzamu kuko niyo abona niyo mugabo abona hantu mbese ntabwo wakurikiye amakuru y'umutwe witwaga Gashembe umutwe witwaga Gashembe ngaha amakuru rero amakuru wa undi wabuze ngo ariko muhama na pompe yayo abagabo bose sinzi niba abafungiranye ahantu hasigariye wenyine umugore w'umwana babireba akarya akaryama ariko mu majyepfo bikanga ageze igihe avuga ati ndapfuye pe
ahamagara uwo mutwe aramubwira ati ngwino hano nkubwire yiyegereza umutwe aramwegeza ati ngwino hano atakira amuhereza isabune amuhereza ibintu byose bihumura ngo ajye gukaraba cye ase neza arabyakira ariko ntiyarazi ikigenderewe ngo yikumiye icyumweru cyose mu cya kabiri aramuhamagara ati ngwino hano ati rero ibyo naguhaye byose ngo ukarabe use neza nuko nari ngukeneye hari imirimo ashaka kunkorera hari igikorwa nyamukuru nshaka yuko unkorera ubutwari rero abanza gutinya nyine nk'umugaragu w'ibwami umwamikazi ati sibyo ukubwiye njyewe ukubwiye ngwino umutwara amwegera nabimvanira nk'umugabo n'umugore uyu mwami rero yaragisha ahantu kera kabaye rero umwami yaje gutaha ahageze umutwa ni umutwa nyine ariko aramubwira ati ibyo dukoze bibiranga hagati yanjye nawe umwami ntazabimenya agiye n'undi wese uzabimenya umutwari yabinegeje neza impamvu yarabinegeje igihe cyo kuryama kigeze rero umutwe wanga kujya kuryama mbese kutajya kuryama umuntu nawe agatako nyine wese aza jya kuryama ndararaga umwamikazi yabona ko biza kurabura aravuga ati nimukajyane mu gace umutwe nikagiye kunsenyera ibyo byose rero imana yabiremye kugira ngo dukore akazi kabyo niba rero ufungiranye umuntu warangiza kandi nawe ukamuhunga ukagenda aragerageza uko abigenza akemura ibibazo bye ya nkuru tutarangije y'umugore igihe wari umuyobozi wa mugore wacaga inyuma umugabo byagenze gute wa mugore wacaga inyuma umugabo rero uko byagenze naramwegera ndamuganiriza ndamubaza ni iyihe mpamvu tumuca umugabo wawe inyuma kandi ntugashaka no kubimwereka aranganiriza arambwira ati mva nkubwire mudugo ati uyu mugabo yarambabaje mu buryo bwose ati cyambere yarabanje atera inda murumuna wanjye ati mu buzima bwanjye se nigeze ntekereza guca inyuma umugabo wanjye atarabanza atera inda murumuna wanjye mviza arankubita ati nyuma ava kuri murumuna wanjye atera inda umukozi ati mbese ati nta mugore atasambanye nawe atagahinda karanyica murangiye guturika umutima tugeze ndavuga ngo reka nanjye mwishyure nanjye nimuca inyuma zawe barabona yuko nanjye ndi umuntu ati nibwo buryo natangiye kubikora nanjye muca inyuma kandi umugore wagiye bijya ngo aba yagiye ahita nambwira ijambo rikoreho ati kandi kuva nagenda ati umutima wanjye wahise umuvaho ndanamwibagirwa ku buryo ubu ngubu nta n'icyo wazambwira ku buryo urugo rwarasenyutse kandi mbese umuntu abaganirije mwembi nta cyahinduka ati ntacyo byararangiye sinkimukeneye igihe nari mukeneye sinamubonye niyo mpamvu rero nanjye muca inyuma ibyo bashaka kubwira hari abagore baca inyuma abagabo babo niyo basa naho bari kwihimura ku byo abagabo babakoreye kuko ntekereza neza nanjye uko uri imbere ya kamera ntabwo umugabo yaba agukunda aguha buri kimwe akugaburira nk'uko bikwiye nawe mbese ubundi akanakureka ugakora no ku meza gatatu bigenda neza ngo nurangiza utunyuke guca inyuma umugabo ntabwo bishoboka ya inkuru twavuzeho cyane ya Bishop Gafaranga na Annette Murava nawe bijyanye n'uko ati njye sinjye wijyaniye umugabo mu mategeko ati ribu barandenganyije nari mbasanze ngo baganirize umugabo wanjye kandi ndabwira ko ibibazo twari dufitanye byarangiye uwitwa Sikovia afata telefone ye ahamagara umukazana wacu Murava aramubwira ati ngewe nagariye Isange One Stop Center ngo bangire inama nuko nagariye ribu ariko akantu kari kihishe kandi ibinyeke wanabikomojeho ati buriya nabanye na Bishop Gafaranga mfite
ikindi gikomere cy'umusore nakundaga cyane nakubwiraga ati birangiye yagize ni nayo mpamvu nasanze izo nzego nkazibwiza ukuri batuganirize wenda nawe ajya amenya uburyo yamfata. Ayo ni amakuru yavuzwe n'umunyamakuru uhagarariye abandi Mutesi Scovia. Yego ibintu birashya bishyira hamwe navugaga. Murava afite undi yikundira aramukatira agafaranga aza kumurambagiza avuga ati nta handi yaranze ugasanga agafaranga. Ntabwo Murava yigeze akunda agafaranga. Ibyo vuba ngo yagiye kugisha inama RIB. Reka nkubaze kamusubize uyu mugabo yankubita cyangwa akamuretira kuko ntabwo icyaha ari gukubita gusa n'ihohotera bikorerwa riturutse ku gitsina naryo birahanirwa. Nkajya kugisha inama RIB cyangwa ko ngiye kumurega wowe urajyana icyaha mu kindi. no muri Isange One Stop Center Isange One Stop Center ibereyeho kurenganya urengana. Iyindi nayo ni abagenzacyaha bashinzwe kugenza ibyaha kandi bagahana ibyaha. Urajya kugisha inama RIB ngo nje kubagisha inama ngo umugabo yamuhoteye ukambwira yuko utarimo uramurega arababeshya. None se ukiri kuri icyo Murava agiye kugisha inama RIB nta nyina agira aramufite. Mwese agiye kugisha inama RIB sinumva ngo ni umuramyi kwa Mignone kwa Apotre Mignone. Niba ari umuramyi kwa Apotre Mignone ntibyemewe ko ibintu ugisha inama abantu batatu nibura mama wawe marene bawe niyo mufite n'umushumba ugushoboye kuyobora kuko abantu ko ari batatu ntawaguta mu mwobo. None kugisha inama nyina cyangwa kugisha inama marene we cyangwa kugisha inama umushumba umuyoboye ajya kugisha inama RIB na One Stop Center atagiye gufungisha umugabo. Ati reka ati n'ikimenyimenyi ngo one day vuba ngo baraba bicaranye bahimbaza Imana banezeza abakunzi babo. Ariko hari ikintu abantu bibaza baravuze ati Annette Murava tubeshyura indyarya ariko umunyamakuru uhagarariye abandi Mutesi Scovia ati RIB ndababaza ati se uyu mugabo ngo byagenze gute kugira ngo mumufunge. Bati abantu ngo ubugenzacyaha ngo bwagendeye ku bitekerezo bya bamwe mu banyamakuru basanga aribyo biri gushinja agafaranga ngo nibavuga ibyo Annette Murava yababwiye ko bigaragara yuko Annette Murava atari wafungishije Bishop gafaranga ahubwo ari ikindi kibyihishe inyuma. Ari ijambo abantu bakundaga gukoresha mu gihe cya gacaca nyirabayazana mu kagari. Nyirabayazana mu kagari nyirabayazana n'Umurava. None se ibibazo by'umugore n'umugabo bijya gusohoka cyo kugisha inama RIB na One Stop Center n'abandi bose bakabimenya Umurava ubwo wabyisohoreye n'abaje kwinjiramo mu bibazo byabo baje bashingiye ku byabo bivugira. Urumva niba umugore we nasabye umugabo akisobanura buryo wisobanura nisobanya ugasanga nawe urimo urishyira hanze niyo ndabo bishyize hanze n'abandi babafasha kubashyira hanze. Bisobanura buryo icyo gihe nasaba Murava aka kanya nasange gafaranga n'abamufunze ubundi urugero asaba imbabazi ngo tunahagurutse nazanye amabanga y'urugo hano ntagombaga kuyazana n'imbabarire kuko buryo usabye imbabazi ugasabira imbabazi n'uwo wafungishije kimwe wamufungura cyangwa byari byabikomeye ukamugabanyiriza ibihano aribyo numva ngo batange igifungo gisubitse bamurekure ariko banamurekura bagira cya gikomere cy'uko atakundaga Bishop gafaranga cyo kizagenda gute. Wavuze bati ni ibikomere by'uwa mbere nakunze ni uguhomere yemeje n'ubundi ntibakundana abasohokana umwana kuri ya mudakundana ariko ntabwo ubizi iby'ubuzima ni ikizi cyo bita kurgisi ntabwo umuntu aryana isi niwe badakundana so wasanga neza ni nk'abahirari wasangira ubugari n'ingiro
akantu nawe ushyizemo si sawa oya none se si ibyo nyine nibyo nyine kuvugwa nyine abantu bose ntabwo ari sawa ntabwo wasangiye ubugari n'ingurube